ariko se abantu na n'ubu ntibarava ku izima ngo bikingize. nahoze mbona mu bitangazamakuru bavuga ko hari abantu batangiye kwigana cya gipapuro, ariko yanakigana marigere ko wenda mbivuze mu buryo buri aho ngaho budafite butaryoshye, ariko ugasanga harimo n'ikintu cy'ubujiji. ariko utarajya ku bakingiwe, abantu mwubahiriza amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo. wabonye bariya abantu bakora mu nzego z'ibanze, buriya se Minaloc iraza guca inkoni zamba ko nabonye basaba imbabazi. ariko reka tugire ibintu nka bibiri twumvikana. ntabwo buri kosa ryose umuntu azajya akora azajya yiruka. biriya bintu byajyaga bibaho kera, abanyarwanda tutaraha agaciro abakozi bo mu rugo ngo yamena itasi agahita yirukana. ntabwo ntekereza ko gitifu w'umurenge ari umuntu, nawe ni umuntu arakosa nyine kuko yakoze, karamwisobye arenze ku mabwiriza yirukanwa. biriya bintu rwose igiye ku giti cyanjye mba numva ntaho biba biganisha. oya Minaloc ishyiremo imiyaga, ishyiremo ica inkoni zabo. uwo muntu yabikoze se ku nabi y'igihugu? oya, rimwe na rimwe rwose tujye dushyira mu gaciro. nahoze ndeba ibyabaye muri kariya karere ka Rulindo mu majyaruguru. gitifu w'umurenge na etat civile bafashwe bazira gusezeranya abageni batubahirije amabwiriza. babafashe ku wa gatandatu hari kuri Noheli. ubwo rero polisi ikorera mu majyaruguru y'u Rwanda yerekanye abantu 11 barimo gitifu w'umurenge wa Shyorongi Nzeyimana Jean Vedaste n'umukozi w'umurenge ushinzwe irangamimerere, harimo umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Bugaragara hamwe n'abandi bantu bafashwe bitabiriye ibirori byo kwiyakira nyuma y'umuhango wo gusezerana imbere y'amategeko bakoze barenze ku mabwiriza yo kwirinda. mu bantu 15 bari bitabiriye ibyo birori ku wa gatanu, hafashwe 8 hatabariwemo abayobozi, abandi baratoroka. abafashwe byagaragaye ko nta n'umwe wari waripimishije covid, byongeyeho ko 2 muri bo batari banikingije inkingo zose nk'uko amabwiriza yo kwirinda bisaba, ndetse ubwo babapimaga ngo harebwe uko ubuzima bwabo buhagaze byaje kugaragara ko ari mu wanduye iki cyorezo. ari Nzeyimana Jean Vedaste na Mukashema Christine ushinzwe irangamimerere, bombi bemeye ko bakoze amakosa ndetse ko ibyo bakoze babitewe n'amarangamutima babisabirana n'imbabazi. gitifu Nzeyimana ati ndemera ko nakosheje nkasezeranya abageni ntabanje gusuzuma ko bujuje ibisabwa, nibwira ko etat civile yabanje kubigenzura, nayo mpamvu ntiriwe mbitindaho ngahita mbasezeranya. ati ndabisabira imbabazi kuko ntuje inshingano uko bikwiriye. hanyuma etat civile nawe ati rero nanjye ndemera amakosa kuko ntabanje kureba neza ko bitabira umuhango wo gusezerana imbere y'amategeko wujuje ibisabwa, bitewe n'uko amasaha yari yadufashe kandi na gitifu yari afite indi nama agomba kujyamo, ari nabyo byatumye ndeka bitabiriye uwo muhango bakinjira huti barasezerana. ati ndicuza mu makosa kandi rwose ntibizasubira. hanyuma ibirori bikorewe mu ngo bigomba kuba byamenyeshejwe ubuyobozi bw'inzego z'ibanze aho bizabera mu minsi 7 mbere y'uko biba. hanyuma rero CIP Alex Ndayisenga umuhuzabikorwa w'ibikorwa bya polisi n'abaturage mu majyaruguru yibukije abayobozi mu nzego z'ibanze ko bafite inshingano zo kugenzura no kureba uko amabwiriza yo kwirinda covid-19 bibahirizwa. hanyuma rero ati uruhare rwa gitifu na etat civile w'uyu murenge ni uko batagenzuye neza niba abo basezeranije bujuje ibisabwa. hanyuma rero harimo kureba niba basezerana n'abatahiye ubukwe barikingije bipimishije buje n'ibindi byose bisabwa. tujye bagomba kubanza kwigenzura mbere y'uko basezeranya abageni, kandi biri mu nshingano zabo. tubwo rero abayobozi icyo bakurikiranwaho ni uko batujuje ibyo mabwiriza asaba abayobozi ku rwego rwabo kandi biri mu nshingano zabo. abageni rero nabo bahereye ku byabayeho bagira inama abasore n'inkumi bitegura gusezerana kujya babanza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo. hanyuma bwana journaliste, uyu muntu akwiye kwirukanwa kubera ko yasezeranye. uwo muntu rwose, uwo muntu umva mwe kumufata kunda abantu bo muri Minaloc. twagiye twumva ibi bintu haba harimo no guca igikuba. ntabwo wenda mvuga ngo uwakosheje ntagahanwe, ntabwo ari cyo ngambiriye, ariko nanone kuba umuyobozi yakora ikosa nk'iri ngiri akabwira kwandikwa asezera ku mpamvu ze bwite, erega natwe turi bakuru tuba tureba. ese uyu muntu wajyanye mu itangazamakuru gutya barafotora arasaba imbabazi arirega, niyo mpamvu erega agira ati ubu mu kanya nasezera ngo araba agiye ku mpamvu no mu butabera n'ibikorwa bigize icyaha, umucamanza abanza kureba niba wabikoze ubigambiriye. hanza kureba abayobozi bitwararika yego nibyo, ariko na leta nyabuneka ibintu byazatuma abantu bamwe barwara rwose umutima ugahagarara. abo bari bamwe ahubwo dore abandi bantu bakwiye kwigwa. umwarimu yafatanwe icyangombwa gihimbano cy'uwakingiwe covid-19. ese yagikuye ko atari umuganga?
urabona ka gapapuro kamwe nayo imaze iminsi ngendana urakazi ahubwo kariya kantu ubu kabaye ni ukugakemanga ariko rero kariya gapapuro ubundi urabona si ka kantu se ubundi ubona hariya bakuzuza nta kintu kiba cyanditseho we yaragiye aragafata ashyiraho amazina ye urumva n'uburyo yanditse Fayiza ni hatari nimero y'irangamuntu n'iki ngo ashyiramo Fayiza ndabona urukingo rwa mbere ngo yaruteye ku ya mbere rw'ukwa 9 hanyuma urwa kabiri ruterwa kuri 15 z'ukwa 9 ibi ubwabyo aya matariki ubwayo aragaragaza nyine ko uyu muntu atazi ibyo ari byo urumva kuko hagati y'urukingo n'urundi ntabwo ari 1-2 gusa ahubwo ni 3 aho mbiherukira urumva hanyuma ikindi ko nta kode yihaye ya kode bashyiraho nyine bakareba umwarimu nawe rero utazi no kwandika Fayiza cyakora reka tuza n'abarimu muri Zimbabwe abarimu bacu nabo hari igihe ubona ibintu bakora ugasanga wapi none se ubundi ngo byagenze bite ari muri ba bantu badashaka kwikingiza ari umwarimu mu ishuri ribanza rya Karangazi muri Nyagatare bamufashe kuri tariki 24 yari mu kigo nderabuzima cya Bugeshi asanganwe icyangombwa cy'uko yikingije kandi bitarabaye uyu mwarimu rero havuga Imana avugana na Kigali Today yemeye ko yakoze amakosa biza ati twakoze ikosa ryo kugura ikarita itemewe urumva kugira ngo nemererwe kwinjira mu bukwe nzi neza ko ari ikosa kuko ntikingije ntanipimishije iyo karita yayiguze amafaranga 1000 n'umuntu wari uzifite imusanze aho yari yagiye mu bukwe ati banze ko twinjira mu bukwe abafite amafaranga bakipimisha ngewe ntayo nari mfite ubwo nari ku gipangu nyine bakinze haje umusore afite amakarita 4 atubwira ko twayagura twagaragaza ko twikingije uyu mugabo yasobanuye ko iyo karita yamufashije mu gihe abarimu basabwa kwikingiza abatarabikoze bakava mu mirimo urumva ubwo rero tariki 24 Ukuboza yajyaga kwikingiza covid yajyaga ngo yasanze ku kigo nderabuzima abantu babaza impamvu batashyizwe muri system barimo bayibaza maze nawe agira amatsiko yo kubaza ati nagize amatsiko njyayo bambaza niba nanjye narikingije mbere ku ikarita yanjye umuganga wayibonye yibajije ukuntu bankingiye inkingo mu byumweru 2 kandi bigomba kumara iminsi 24 hanyuma rero bambura muri systeme banyibaza ngo yakomeje kubazwa yemera ko yiguze ajyanwa ku buyobozi umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba CIP Bonaventure Twizere Karekezi yavuze ko avuga Imana azashyikirizwa ubugenzacyaha agakurikiranwaho icyaha cyo gucura inyandiko mpimbano atanga ubutumwa busaba abantu kwikingiza n'abafite impapuro mpimbano bakazishyikiriza ubuyobozi icyo cyaha rero uyu mwarimu avuga Imana aramutse ajyanijwe n'urukiko yahanishwa gufunga imyaka iri hagati y'5 n'7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda abarwa hagati ya 3 na 5 miliyoni ngaho nyumvira ariko wenda burya no gukopera n'ubuhanga ako ngako reka twe kugatinda nk'ubu yari afite amatsiko y'iki azi ko ari we wizurije icyo cyangombwa ubwo yagiraga amatsiko y'iki yagira ngo arebe ko inzego zikora hanyuma se ko muri iyi nkuru atagaragaza impamvu atikingira ntiyabuze urukingo ntiyabuze iki buriya yari agiye kuverifiya iki mu by'ukuri hanze aha rero urumva abahavuga ibintu byinshi hanyuma rero tukiri ku bijyanye no kwikingiza n'ubundi tukiri ku bijyanye n'abantu bo mu rwego rw'uburezi bari kwanga kwikingiza uribuka wa mwarimu w'i Karongi meya rero wa Karongi Mukarutesi Vestine yamukomojeho muri Karongi ubu ngo batangije ubukangurambaga bw'icyumweru cyose bukangurira abatuye kariya karere kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 harimo no gukingira. Hanyuma rero yanagarutse ku mwarimukazi witwa Mutuyimana Zibiya wigishaga muri groupe scolaire Nyegabo mu murenge wa Bwishyura wanditse agasezera ngo aho kwikingiza. Hanyuma meya avuga ko bidakwiriye n'abandi bafite imitekerereze nk'iyo bayireka bakagena inzira yo kwikingiza ngo bakora akazi kabo nta nkomyi. Hanyuma rero ikinyamakuru Bwiza kigira gutya kiganira na bamwe mu barimu kugira ngo cyumve uko babyumva nabo impumeko urumva. Hanyuma rero hari umwarimu w'ikazi ngo wigisha muri groupe scolaire ya Kibuye mu mujyi
wabwiye iki kinyamakuru ko ngo biriya bintu byabababaje. Ati natwe kiriya cyaratubabaje nk'abarimu, tugomba kuba intangarugero muri gahunda nk'izi tukareberwaho, nubwo n'imyemerere y'umuntu ibaho koko akaba yanagira uburenganzira ku mubiri we kuko n'uwe bwite, ariko baba banakwiye kumenya ko leta idashobora gukangurira abaturage ibagirira nabi kuko iba yabanje kubigenzura neza mbere yo kubibagezaho. Yakomeje agira ati aha twanagira impungenge ko babaye benshi bashobora no kugumura abana babo bari mu biruhuko, ugasanga mu gihembwe gitaha ntibaje kwiga bikaba ibibazo. Tugasaba ubuyobozi gutangirira hafi kuko dusanganywe n'ikibazo cy'ibura ry'abarimu mu bigo byinshi by'amashuri muri aka karere. Ariko rero uyu muntu ntabwo nshaka gusubiramo ibyo avuze, ariko nawe ashobora kuba atamenya gukora propaganda cyangwa se ubukangurambaga. Ariko n'umwarimu ntabwo ari umunyapolitiki. Yego, ariko urumva ko nawe ibintu yavuze ahubwo habayemo gukangurira abantu kutazanaza. Ni gute se? Kandi agira inama ubuyobozi gutangirira hafi. Bati ahubwo yaciye amarenga ko ashobora kuba hari n'abandi barimu benshi bafite ino myemerere. Buriya rero. Ariko uyu Mutuyimana Zibiya ko numvira izina wagira ngo ndarizi. Yamaye inka. Abantu bose bagira udushya mu bamuzi. Ndaza gukurikirana amenye ibyo ari byo, rega Karongi ndayizi cyane. Na kera ko ese umubona uzi wakeka ko ari umuntu wakora bwene. Simbize. Ndaza gukurikirana amenye ibyo ari byo. Hanze ahangaha rero abantu rero mwikingize nyabuneka. Erega hari ikintu abantu bagomba kumenya, duhora tubigarukaho. Iyi si ukuntu iyi ni gahunda ubona isi ishyizemo imbaraga ku buryo ntaho uzajya udafite urukingo, keretse nuguma iwawe mu nzu. Kandi hari igihe bizaba na ngombwa kubera ko tutizeye ko kuzaguma iwawe mu nzu banagusange kugira ngo. Ejo nahoze mbona Twitter y'umuherwe Bill Gates avuga ko iki kintu gishobora kumara amezi 3 gusa. Ngo amezi 3 ya mbere y'uriya mwaka. Kandi bari abantu akenshi iyo bavuze uriya mugabo nabonye amakuru ya COVID-19 aba yafite cyane. Kandi iyo yavuze abonye ko burya aba yavuze. Tukiri i Karongi rero hari abantu 8 batawe muri yombi bashinjwa kwica uwo basangiye kuri Noheli.